turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi banzuri business group limited, tubifuriza rwose gukomeza kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiyi rero ni YouTube channel yacu ya Nzuri Market, mumenyereye kabisa bibagezaho imitungo igurishwa cyangwa se ikodeshwa ibiri hirya no hino n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa. Nimukomeze rero mukande subscribe kugira ngo mujye mugenda mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ngira ngo rero tumaze iminsi tubabwira yuko tububakira amazu, tukabashakira ibyangombwa, tukabakorera ibishushanyo, ari nako kandi rwose tunabavugururira inzu zishaje, tugahindura imiterere yazo tukazigira nk'uko muzifuza, tukabakorera ama design agezweho ajyanye n'igihe, hanyuma inzu tukazitransforma. Ngira ngo rero muri kugenda mubona amashusho y'inzu rwose iri kugenda igaragara, ngira ngo murayireba kabisa. Ni inzu n'ubundi idafite ikitwaye, ni inzu iri ahantu heza muri quartier nziza ariko kandi ikuze, ni inzu yo hambere. Ngira ngo izi design mu by'ukuri hari igihe usanga nyine zitagezweho. Iyi nzu rero ni inzu nini yubakije amatafari ahiye, ariko kandi noneho turashaka kuyisenya, turashaka kuyivugurura, tukayubaka mu buryo bujyanye n'igihe. Urabona ko iri no mu kibanza cyiza, ni ukuvuga ngo rero ubu tugiye kugutembereza urebe uburyo dukora imirimo ijyanye no kuvugurura, uburyo dukora imirimo ijyanye no kuvugurura inzu tukayihindura nshya pepe ku buryo umuntu atayimenya. Ngira ngo nk'uyu waguze iyi nzu, uwo bayiguze umunsi yongeye kuhaca ntabwo azayimenya, azagira ngo yayobye inzira kabisa, ntabwo azayimenya. Mu kanya gato turabereka ngo nitumara kuyivugurura izaba imeze ite. Ngira ngo tuzajya tugenda tunabereka process uko bizajya bigenda. Hano muraza kubibona byose muyibone n'ukuntu izaba imeze. Tuzongera tunayibereke nyuma yuko irangira. Si yonyine rero, hari n'izindi tugiba twubaka, tuzajya tugenda tubereka uko iyo mirimo tugenda tuyikora n'ibikoresho tugenda dukoresha, mugenda mukurikira uburyo rwose turi abanyamwuga muri ibi bintu bijyanye no kuvugurura no kubaka. Ibi rero tuba tubikoreye kugira ngo wowe uba mu nzu ishaje utishimiye, cyangwa se utishimiye imiterere yayo, kandi rwose ubibona ko iri ahantu heza, tuba tubikorera kugira ngo ugire kugira ngo rwose ube nawe watugana, tugende tugukosorera inzu, iba inzu y'icyitegererezo. Iyi nzu rero mureba rwose, muraje mugende mureba amashusho y'uburyo twatangiye kuyitransforma, uko niko imeze ubu ngubu, uko niko yari imeze mbere yuko dutangira imirimo yo kuyivugurura. Ngira ngo murabona yuko rwose yari inzu ihagaze neza, ariko kandi hari abantu baba bashaka ibyiza. Reka mbasuhuze mwebwe mwese muba mukunda ibyiza, mwebwe mukunda design nziza, reka mbasuhuze kandi mbabwira ngo muri Nzuri Business Group Limited turabishoboye. Ni muduhe icyizere, muduhe akazi tubibakorere kandi neza rwose. Ngira ngo murayireba ya nzu murayibona ukuntu tayari inkuta zimwe na zimwe hasi twamaze kuyisakambura, igisenge twagikuyeho, tugiye kuyikora neza cyane ku buryo rwose bwiza bugezweho. Iyi nzu rero mbere, reka mbabwire wenda ishusho yayo ya mbere yuko yari imeze nuko tugiye kuyigira, wenda biragufasha kugereranya n'iyawe. Icya mbere, iyi nzu mbere yari ifite ibyumba kimwe, bibiri, yari ifite ibyumba bitanu ariko utwumba dutoya, hanyuma ikagira dushe na tuwarete eshatu, ariko natwo dutoya, twa tundi ugenda wakwicaramo amavi rwose bikaba ikibazo. Ikagira saro na saramanje, ariko ntigire igikoni cyo mu nzu. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo ubu ngubu tugiye kuyiha saro na saramanje binini, niturangiza kandi tuyihe open kitchen, tuyihe ikikoni gifatanye na saramanje ku buryo kinini cyane. Hanyuma noneho n'ubundi turayirekera tuwarete eshatu, ariko noneho ibyumba biraba binini, ibyumba binini kabisa,
binini bihagije. Noneho hari ibyumba bibiri, buri cyumba gifitemo dushe na tuwarete ndetse n'urwambariro. Hanyuma hakaba ibindi byumba bibiri nabyo bigahurira kuri dushe na tuwarete. Iyo tuwarete ikanakoreshwa n'abashyitsi bari muri salo ni mu rundi ruhande. Ariko kandi noneho turayongerera ibaraza ryo mu gikari, kubera ko ibaraza yari isanganywe ryari tugiye kurigira ku izine, tugiye kuryaguriramo ku izine yo mu nzu, noneho duhite tukurura irindi baraza mu gikari. Ariko kandi noneho ikindi turayiha na stock ya kwizine. Ikindi nuko uyu mukingo w'inyuma ntabwo nawo wari wubatse, nawo murabona ko turimo tuwubaka kabisa, twawurangije ubutayari na clôture igiye kurangira. Iyi nzu rero rwose muraza kureba ukuntu nirangira izaba iryoshye. Urabona ko twakuruye ku izine, dore ni ku izine, hirya hari saramanje, aka ni agastoke ka kwizine, hano ni muri saramanje. Urabona twagiye tubyongera hariya, noneho ni mu ruganiriro. Noneho wakata hari iburyo niho usanga bya byumba bibiri binini, buri cyumba kiba gifite dushe na tuwarete yacyo. Noneho wakata ibumoso ukabona ibindi byumba bibiri bihurira kuri dushe na tuwarete imwe. Iyi nzu rero ni inzu nziza kabisa, ni inzu nziza izaba imeze neza cyane, muraje mubirebe. Iyi rero niko tugenda dukora imirimo, tukavugurura ibizanye tukazihindura nshya, ari nako kandi duhera n'izindi hasi tukazubaka zikarangira. Reka mbibutse rero ko iyi ari INZU Business Group Limited, dukomeza kubarangira imitungo itimukanwa yabigurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ariko kuri uyu munsi tukaba turi kubereka uburyo tuvugururamo iyi nzu uko iba yari imeze, tukayihindurira imiterere ku buryo uyireba ukayiyoberwa rwose. Aho ngaho twari turimo dusenya dukuramo amaparafo. Iyi nzu nirangira izaba irimo gypsum yose izaba irimo parafo ya gypsum, irimo amakaro meza ajyanye n'igihe, amadusha, amatuwarete meza ajyanye n'igihe, inzugi zijyanye n'igihe. Ariya madirishya mwagiye mubona yose tuzayakuramo dushyiremo amadirishya meza, inzugi nziza. Ni ukuvuga ngo iyi nzu tuzagira gute, tuzayikosora tuzayikosora, ibyumba binini, ibintu byose binini. Muraje muri ukuntu izaba imeze. Aha twari turimo dusenya twakuyemo za parafo n'iki byose. Murabona ukuntu mbere yari imeze mu nzu imbere. Urabona ikarani ka gasaramanje kamwe ka kera, hari mwabonye ko twabomoye tukabihuza n'igikoni n'iki. Ubwo rero ariko kandi ushobora kuba ufite inzu nyine ishaje cyangwa ushaka guhindura imiterere yayo, watwegera tukabiguhindurira, tukayigukorera neza. Ngira ngo mwabibonye ko ari ibintu rwose dushoboye cyane ko mugiye no kureba uko iyi ngiyi izarangira imeze. Ninarangira tuzongera tuyibereke yararangiye noneho kabisa. Ngira ngo dukoresha ibikoresho bya karite. Rero ushobora kuduhamagara kuri 0788 88 48 67 97 tukaza tukakubakira kandi neza. Ariko kandi ushobora no kuduhamagara kuri 0781 2 inshuro 3 0123, hanyuma rwose tukagufasha tukakubakira neza cyane. Si ibyo gusa rero, dushobora no kugukora n'ibindi byose bijyanye no kukurangira no kukumanagingira imitungo no kukwimura. Reba iyi nzu rero ukuntu imeze nyuma yo kuvugururwa. Nuko nguko iyi nzu izaba imeze, ifite jardin, ifite parking nini na design nziza. Nuko nguko rwose igomba kubimeza. Tuzakomeza tubereka amashusho nyuma yararangiye, tugende tubereke rwose ukuntu izaba imeze kugira ngo murusheho kugira icyizere. Murakoze cyane, turabakunda, ni karibu cyane rwose iwacu.